Jado ziba mfunga uwo munwa nta soni witora ufate Rachel umushyire ku mbuga ese ubuze ubuzima bayemo mani noneho untungure bashuti bawe mwabanaga muri genge nabo bashyire hanze mani ko mbona se ubu uri ahantu kure ufite ibibazo muri wowe baba bakubwiye ko wateye inda ese mwarawutse sana basa meni birari byashatse nta n'umwe wawe sinicito shabi cyane wowe sinicito ukaba dushakira kure Jado wowe isusi jibanje Jado bangahe mani nawe ko mbona ntawe mani bro nizere ko utari kuvuga Jado wo muri bank nta wundi nyine ni Jado uwo nguwo niwe ndi kuvuga ariko menya nabo bari bazi Babylon bro wapi meni Rachel yambwiye ko ahantu bari hose hari hakinze bambwiye ko ari amafoto atafashwe na kamera yo mu nzu hasi mukayitasi nkuwakitse kandi navugishaga amana ko marasa n'utabyemeye neza kandi wasanga yakitse ko ari yabi yaciwe navugishaga man ko yaba ari ipusi izo zo ntago wazimfatisha Jado nubwo twarangizanyije ndamuzi neza sana ntago yakora ubwo bushiti nk'ubwo bro ariko ubu ndi kwibaza ikintu kimwe pe ninde muntu utanga amakuru yose y'ibanga y'ibintu byaha urakora ibintu uzi ngo uri mu bwiru uzi ngo nta muntu ukureba uzi ngo ntawe ukumva ariko mu gihe cy'amasaha make gusa ukaba ugisanze hanze ukaba ucyumvanya abantu bose none dore bitangiye no guteza bamwe ibibazo no kubashyira mu kaga batari kubasha kwikuramo ndi gutekereza mu bantu bose tuba turi kumwe bari muri genge yacu ngasanga nta muntu wakora ibintu nk'ibyo ngibyo kuko tumaranye igihe kinini kandi turaziranye gusa nanone ikigaragara ni uko ibintu bifite umuntu byishimo ubishyira hanze kandi nanone nta handi yaba aturutse aturimo ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo ninde ubu se yaba ari Salama se bro se waje ryari manu sikunkanze aha se musaza watro fresh to ko mbona se ubu uri ahantu kure ufite ibibazo muri wowe baba bakubwiye ko wateye inda mani va muri black ibintu hano birakomeye bro iki none ndi gukina mu bikomeye mbwira habaye iki se byagenze ute mani usanze maze umwanya munini hano ndi gutekereza ariko nabuze igisubizo bro cyane nawe rero watera umuntu ubwoba njyewe muteze yombi ngo umbwire icyabaye ariko ntabwo ushaka kumbwira byagenze ute mani si ukwanga kukubwira ariko ibintu ndi kubona byahinduye ingisura reba nka Janet ibintu byamubayeho ejo bundi wabonye ukuntu yaraburije fo kandi wibuke n'igihe twajyaga i Kigali tujya kubikurikirana yo mwana uzi ko twageze inaha dusanga amakuru yamaze kudutanga muri karitsiye mani ngewe nabonye yuko dushobora kuba dufite snitch muri genge yacu ariko nagumye gutekereza nawe wibuze umuntu wariwe mani bro uzi ko nk'umuntu dufite snitch bro ariko se mwana ko mbona ko mu bantu bose twari turi kumwe nta muntu wakora ibyo bintu mani rero nanjye nagumye gutekereza muri genge yacu buri umwe wese nagumye kumutekerezaho nsanga nta muntu ushobora kubisinici bigeze hariya kuko reba nka Pazo na Fazo ukuntu bakinaga diru zabo mwibanga rikomeye cyane ariko se watekereza ko bagomba kuba bafashwe byoroshye kuri ya mani bro ko se musaza
rero ariko umuntu wese ukora ibintu bijyanye n'icyaha cyangwa se bigize icyaha isaha n'isaha n'ubundi leta yakubwira nta birenze tu. ariko rero nubwo leta yakugwira cyangwa isi ikaba yagufata wenda birakaba wenda ari mu gihe uvuga ati ni uburangare bwawo wakoze ni iki, ariko mani bagafatwa byoroshye kuriya mani. Urumva nta sinici iri muri genge yacu. Ariko ikibazo ni kimwe, njye ndi gutekereza buri muntu wese nka buri muntu waba uri kuzana ibintu by'ubusinici bwo. nanjye ntabwo nzi aho biri guturuka. Gusa ariko umuntu agomba kubanza agatekereza akareba n'ikintu yabikoraho mani, kuko ibi bintu birakabije. Ntabwo wakumva ko umuntu akora diro agakora ibintu neza fresh byiwe mwibanga rikomeye, ariko yajya agafatwa mu isegonda rimwe mu matiyerse man bro. Hari ikintu wowe utari kwiyumvishamo, ukuntu umuntu yaba yakoze imyaka agakora amezi man bro, bajya kugufata pe n'ikintu ugiye gufatirwa ari ikintu kidafatika, umuntu wese atapfa guhita shona mane bakagufatira ahantu man bro. Ntabwo ndi kwiyumvisha uburyo ki twaba tudafite isiniki. Nanjye byarantunguye musaza. Imane politisi yabirabuka. Umwaka ni munini abasa. Muribuka kera muri quartier. Umwaka ni munini kabisa. Ni muremure byo. Ariko urabyibuka uri guteka umutwe muri quartier. Shabyibare mwana. Aregize umuntu w'umupasiteri ufite inda. Bakintu. Ariko mwana nta bintu byakoze umuti. Bikora umuti. Ntabwo naburaga cyo kunywa njye na diakoni wanjye. Amaturo rwose twararya ngo fresh. Warayaturiye ariko warayaturiye sinkubeshye, warayaturiye ariko ikintu rega mwana muri quartier bikaza mwana kuza ubukene bwari wowe. Yarahotse iri uribuka bya byana twayigaga byari biri muri quartier cyabirabyana. Ariko mwana byari bikubiye cyane gifite nyashi kisigaye kigahe kibahe kiba gituranye no kwanuze kwande kwa Rudoviko. Kwa Rudoviko uzahana igisigaye kibera se cyagiye kwiga hakurya iyo wamenya ngo kibahe, ariko cyagiye kwiga aho kiracyana cyagikubiye mwana. Nawe warabibonaga kashagurangena nanagishimye ari danje nanze karije nagipfiriye ngeye. Gusa icyo nkubwiye cyo shumwe cyari gifite nyashi kiragipeti nta nubwo wabyumva. none wararobye wari wararobye kiracyana cyo cyagikubiye byadanje. Urabizi se kada yaje cyakirenze byafu cyabo none wakenyera kubona none dakasa. Ariko ngo cyagiye kwiga mu minsi iri imbere zigiye kuza si turi muri weekend. Misiri imbere kizaza kuko ngo bo ni mu biruhuko. kiraje tukireba ukuntu ngo gisigaye kimeze. Imane politisi yabirabuka. 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 Meze neza se? Ni sawa mani. Nese mani Jado. Karame. Taye telefone yawe hasi mani. Telefone nabirenze mani. Meze neza ariko. Meze neza. Asundi Jado. Karame. Ukubera iki mbonye ugahita wikanga mani. Uranganze gaciza neza nakubonye ngira ngo ni bibi wanyu ngwe ndi kumuzenguruka nubonye ko mese nanamukupa mani.
uri kuvugana n'umubebe cyane shuwa cyane cyane gusa ahubwo ngiye urankanze ngize ngo ni bebe wanjye ubwo ndi kumuzenguka nubibonyemo kupasa niyo mpamvu fore ndayasi uramukubye umubebe wawe mwari muri kuvugana umukanari hasi mukayitasi nk'uwacitse kandi navugishaga amana ko marasa n'utabyemeye neza kandi wasanga aketse ko ari ya biyayi iciwe navugishaga mani ko yaba ari ipusi imaneko y'impyisi y'abirabuka 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 mani bro bimeze bite ni sawa mani bro shangiye reka mbanze nkubwire ati jo uriya munezi njye ntangiye kumukema uhoye murezi se ibi ni iby'umukemangamwe n'ibiki nubwo ntaramuga mani njyewe ndakeka ko Jado ari we snitch dufite Jado wowe isuzi jwa Jado bangahe mani nawe ko mbona ntawe mani bro nizere ko utari kuvuga Jado wo muri game nta wundi nyine ni Jado uwo nguwo niwe ndi kuvuga mbese uri kumukeka iki mani njyewe Jado musanze ahantu ari kuri phone urumva ambonye ahita ayikuraho arayitsimba vuba vuba kandi njyewe nabonye ko nari namaze kubona ko yambonye nkaje yigira nk'aho atambonye yigira ibintu utamenya ariyumanganya mu buryo bushoboka cyamani nawe urasetse nzi umuntu kuba ari kuri telefone byonyine nibyo bikubwiye uko mana ashobora kuba ari snitch mani nyamara tujye tumenya ko hano muri ibi bintu turimo nta muntu wo kwizera ugihari ntawe pe ntuwese mani Jado ko mwizeye igihe kinini kabisa ko twabanye muri genge ko nawe ubizi ubu koko kuba umusanze kuri fone nibyo bivuze yuko wahita uvuga ngo ni snitch cye numva ari byo bitatuma tuhita tuvuga ngo ni snitch man njye niko mbyumva uzi kunta nyikanze nkaho atari njyewe kandi njyewe nari nabonye ko yabanjije no kurunguruka ariko ndamwirengagiza ariko nta muntu wo kwizera ugihari reka nkubwire urumva ibintu turimo nta muntu tugomba kujya twizera n'uyu n'umwe kuko niyo yaba ari nanjye umuntu mumbonaho akamenyetso uzahite munkatira umuntu uwo ari we wese rero uri aho ngaho biri aho tukiri aho ngaho umuntu uwo ari we wese tuzajya tubonaho akantu gasa nk'akamenyetso tuzajya duhita dukatira Babylone ariko mani rero nawe ukunze kuba uhuye n'umuntu ukari kuri telefone nibyo byatuma wumva yuko ari ariko mani umbwiye ngo uretse gato umbwiye ngo yabanje arakubona neza abona ko wanamubonye arikanga ari kuri telefone yego twanahuje amaso gutya njyewe ndabibona ko ari kundeba ariko mugezeho ariyumanganyije burundu ako mani titi nawe rero hari ikintu utari kumva kweri wowe wabonye neza ko yakubonye ahasigaye ubona arikanga ako jo ibintu byose muba murimo nawe ibintu akoze nawe ubibonye ntabwo wakeka ko nawe hari ikintu wakumvamo wongeye yandebaga gutya arangije ariyoberanya burundu nasisira ariko nanjye nta kintu mubwiye arambwiye ngo ari kuvugana n'umubebi we nyine mbifata aho biri aho ariko aho ngaho ho mpumuye mu maso kabisa nk'uko itegeko rya genge rivuga tugomba guterana kuko twasanga koko ari snitch tugahita tubunuriza Babylone man niko bintu bimeze kuko ibi bintu tubikomeje gutya wanamugani dushobora kuzasanga turi down kabisa twazisanga hasi ewa
mani bro ibyo bintu byo kuko nibyo asikiya ibintu biri kwa muri iyi minsi uri kubibona waraye nakubeshye nsigaye mbona hari umuntu uri kudusunicira. mbabarira sha ibintu byabaye kuri barashire byatumye nikangamo ariko menya nabo bari bazi ikinyakibabironi bro. Uwapimeye Rasheli yambwiye ko ahantu bari hose hari hakinze. Bambwiye ko ari amafoto atafashwe na kamera yo mu nzu. Mani ari amafoto yafashwe na kamera ya phone. Noneho kandi mani biriya bintu birajya gusa neza n'ibyabaye kuri bajo. Kandi noneho wibuke ko bari barenze n'uturere tubiri bro. Sha twaje ni ukwitwara kabita ibyo ngibyo hato twajya hanze. Nta by'ubwoba mani twebwe izacu tuzaza tuzikina nk'ibanga. Sha ni danje kabisa. Imane politisi y'abirabuka bimeze bite serati kibebe? Neza best wanjye wese kiri gute mani? Sha nanjye ndaho tu ndimo ndashima ala. Okay, aho ni sawa none se ko waruzeho cyane. Sha kumarira. Sha ndahari cyane. Ahubwo se wamenye se ko nyuma ya ziriya drama zose byarangiye siniki tuyitahuye? Oya nungere ko mwasanze ari babironi twese tuzi. Kia ntago wakwiyumvisha ko egisi wawe Jado ariwe twasanze ubyihishe inyuma byose. Izo ntago wazimfatisha. Jado nubwo twarangizanyije ndamuzi neza sana ntago yakora ubwo bushiti nk'ubwo bro. Sha mani natwe byaradutunguye tu. Ntago twakekaga ko Jado yakora ubushiti nka buriya. Ese kuko mani uriseri ibyo uri kumbwira? Siko nensiko wagira ngo unyumve gusa nsanze uri seri. Natamenya ko nta muntu wo kwizeye gukiriho pe. Jado mani nzi sinapfa kubyumva tu. Sha mani Kia natwe byaradutunguye tu. Kuko ni nanjye muntu wamwifatiye ari kudusinicinga. Ubu tuvugana twamaze no kumukatira muri genge yacu kera cyane. Bikivuga tukimukemana maze tumukatira. Ahubwo rero hagiye kure. Mani Kia nereka mbe ngiye duze muri kabiri tu. Imane politisi Mani Jado nzi. Sha Jado nzi ibintu ntago yabikora pe. Never ntibishoboka. Jado ntago yakora buno bushite. Ase Jado kuko niwe wakora ibintu nkabera by'ubushite. Sha nakubeshye warantunguye kabisa. Man ntakubeshye ibintu uri kuvuga nta gitekerezo na kimwe mbifiteho kabisa. Rekeraho kwigira nk'umuntu utazi ikintu na kimwe se nyine. Ntumbwire ko impamvu mwanze kunsuhuza mukaba no kumbwira gutyo namwe mwizeye ko ibyo tete yababwiye ari ukuri pe. Sha Jado twarakumenye mani gusa waratunguranye pe. Man trust me. Ye ntabwo nakora ubushite nk'ubwo pe. Jado ziba funga uwo muntu nta soni. Witora ufate Rasheli umushyire ku mbuga. Ese ubuze ubuzima bayemo mani. Noneho untungure bashuti bawe mwabanaga muri genge nabo bashyire hanze mani kuko n'ibiki bakoze Jado. Yewe no. Jado rekeraho ibintu byagaragaye niba ari kisuka gusa twarakumenye pe. Ngo ntabwo baneranyije mani. Imane politisi y'abirabuka Ariko zera wundi weza aho zikurikira ariko najya amenya ibyawe bro. Sha njye izanjye nimubwira uti ntabonye ibyaha ntabibasha nanjye ejo nazisanga ku mbuga. Mubwire ataze umurezi ndamurabara ko twajwemo agapinga ko nabonye se namubwira butagikora. Se mwarawutse sana basa meni birari byashatse nta numwe wawe se nici tu. Shabi cyane wowe sinici tukaba dushakira kure. Oya sha murara wanjye ndamuzi ntago yabi sinici nabihamye neza kabisa. Rabura umurara mani ntashona bro. Sha nundi nivugiraga ndabizi ko atabikora. Imane politisi y'abirabuka Salama Abi. Salama Joel. Meze bite? Ni sawa. Mu by'ukuri ikintu ngutumirije hano ni ukugira ngo nkuhereze ikintu kimwe. Ase koko Jado niwe sinici dusigaye dufite. Ese wowe niho ukibimenya?
mani ibyo byo natwe niko twabibonye no muri genge ubu ngubu twamaze kumukuraho kuko twasanze ari nawe wari uri kudusinicira sha narabyumvishe barabimbwira njye nyine mbifata nk'aho atari byo ndavuga ati Jado ntabwo yakora biriya bintu none kuko nawe arabinyemereye mani uko bigutunguye cyangwa se byagutunguye kabisa niko bimeze natwe twaratunguwe kandi nanjye byarantunguye byatari po Yesu we Jado nizeraga ntabwo ngira nzi ko yakora biriya bintu by'ubusinicire rero abantu babimbwiye noneho nanjye urabimbwiye bwo nanjye nyine ntabwo nabihakana shangiye gusa nyine ndumiwe cyane gusa niko bimeze nyine muri kino gihe nta muntu wo kwizerwa kuko nyine urabona ko ibintu bigenda bihinduka natwe byaradutunguye ariko twaje kureba dusanga niwe duhita tunamukura muri genge nukuri nta mwizerwa ukiboneka pe na Jado nizeraga dore nawe agiye muri biriya bintu gusa nyine n'ugupfusha nyine n'ukwihangana gusa aradutengushye mani ya nta kundi rero mwamanigamo sibyo mumeza mudasobona fresh man sha nyine mani sinjye kubabeshya pe sibyo ngiye nemba mfite dirure danje pe nyiri fatika bya danje ahubwo njyewe mwebwe muri tayari yes ready man muri ready sibyo magende tamam uvuga ngo rero kamubwiza ukuri sibyo njye ntamfite mani ikintu cyitwa diru ya danje ariko kandi ifatika bya danje ewa nayidote muri aho noneho turimo neza fresh jewe nditeguye mani kuza ibirimo duce irimo duce mani twebwe ntabwo tujya muri diyo idafite ahubwo mwebwe ikintu cya mbere njye kubasaba sibyo mbere yuko mubwira diyo sibyo ahubwo njye mabanze munyemerere nimba mubyemera mubyemera mani mbadira mwebwe muri bwaye mba atari ubushita nimba mubyemera rero muce ko ntari bikabisa nanjye ndabyemera sibyo noneho njyewe nzababwira diyo kabisa ukuntu iteye ariko nimba mwabanje kubyemera nimba mwabyemeye ntari bito Imane politisi y'abirabuka